25 byagenze gute wenda tugasoreza kuri ako tugahita tujya no kubindi wenda finali nuvuga uko byaje kugenda barankatiraga ibyo ngibyo urumva nta kimenyetso gewe nari mfite uretse kwisobanura mu magambo izo message ukuntu zaje kuboneka nibyo nkubwira ngo Imana irapanga finali ubwo byo bari twari tujye kuburana mu mizi kugira ngo bayinkatire wa mwana w'umukobwa yaje kuza nuvuga ngo twe twaramubuze ariko yaje uwo munsi aza noneho afite n'izo message aza noneho yaranabyaye. Twongeye kubasuza bakurikiye Safiro TV aka kanya rero turabashimiye mwese abakoze subscribe share comment abagiye babikora mwese turabashimiye amahoro Imana akomeza bane namwe. Hano rero tugize umugisha turi kumwe n'umukozi w'Imana nitwa Augustin BIZAVAHO nkaba ndi umugabo ndubatse abundi imbere najyaga mbabwira ngo ndi umusore ariko ndashimira Imana ko yankoreye ubukwe ubu ngubu mfite umugore nkaba ndi umuvuga butumwa nkaba ndi umuririmbyi ndi umuhanzi uririmba indirimbo za gospel. Ugiye kutuganira rero turaza guhera ku tuhere wenda ku buririmbyi ku buhanzi kurimba ku giti cyawe hari n'ibindi uza kugenda utuganirizaho byiza abakurikiye Safiro TV baraza gukomeza bateza amatwi kandi banakureba byose uraza kubabwira. Mbese watangira utubwira ubundi bizavaho bizavaho ubundi ni muntu ki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe bizavaho ni umugabo ndubatse nakoze ubukwe ejo bundi ku 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu buzima busanzwe ndi umukozi w'Imana ndi umuririmbyi nabwiye ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana ndetse nkaba n'umuvuga butumwa. Ubundi watangiye umwuga wo kuririmba ryari? Natangiye kuririmba wenda navuga ko natangiye kuririmba nkiri umwana ariko nari ntarisobanukirwa. Hari ukuntu umuntu avukana impano ariko ntaba bizi cyangwa se wenda n'abamurera ntibamenye ko ayifite ariko wenda we yamara kumenya ubwenge muri ubwenge dukora ku ishuri uko duhura n'abantu bakagira bavuga ati nyamara ufite impano yo kuririmba nyamara uzi kuririmba. Rero ni ibintu natangiye kera nkiga primaire tujya mu bintu byo kuririmba mu marushanwa ya karabantisida duhimba turirimbo nkahimba turirimbo ndi umwana tukajya mu marushanwa ugasanga mbaye nk'uwa mbere. Naje rero gukura ndirimba ku ishuri ubwo narimbaga nigaga superieri hari korali nabagamo ku kigo nigagaho bita Gahengeri nabaga muri korali yitwa Siriya Ushindi yaririmbagamo abaririmbyi bazi kuririmba nk'aba Diane harimo abantu benshi baba muri wenda muri True Promises za Healing Worship Team twaririmbanaga. Hari ukuntu rero ufite impano wahura noneho n'umuntu yirera cyangwa se umuntu yibungabunga bikagufasha noneho kugira ngo idevelope. Rero nuko nagiye nzamuka mu kuririmba noneho ngira ubushobozi bwo kuba nahimba indirimbo amakorali nkayahimbira. Hari na korali nigeze mbamo ko nabanje kuba muri Zone Temple hari korali nabagamo nari imbere dirija najyaga nyihimbira n'indirimbo nkaririmbamo gutyo. Ubwo rero maze gukura numvishe ngize ubushobozi bwo kuba nakwihimbira izanjye ntangira guhimba indirimbo zanjye. Rero mu nyirizina ninjiye muri studio 2019 nari maze urumva ko nari mfunguye mvuye muri gereza wenda ibyo nabyo ushaka uburi buze kubimbazaho kuko mfite n'ubuhamya bw'ukuntu navuye mu gipolisi cy'u Rwanda nkafungwa ariko ari umuhamagaro w'Imana kuko hari ukuntu Imana ikuhamagara ikaguhamaga hari uburyo Imana ihamagaramo birashoboka jewe nahamagawe banza gucishwa muri gereza. Nabyo turaza kubigeraho kubera ko ubundi Safiro TV ni Safiro ni y'abahanzi ni TV y'abahanzi bishyize hamwe bakayishinga kugira ngo tujye tubonaho natwe tubasha kuvugira ku buryo butworoheye kandi byaba ngombwa bakanazamuka n'abahanzi tukazamurana kuko burya uravuze uti iyo umuntu afite impano akagira umuntu yirera biba byiza kandi ikaguka ikanamufasha. Noneho mbere yuko tugera kuri icyo cy'ubuhamyaho gatoya
nari ndi kugira noneho ubwira abantu indirimbo umaze gusohora umubare wazo naho bazajya bazishakira, uretse ko na hano naho kuri Safiro TV naho ugomba kuduha indirimbo tugomba gushyiraho kugira ngo bajye bayisangaho, ubutumwa bwiza bukomeze kugera ahantu hose. Twari tugeze ku kijyanye n'indirimbo, watubwira indirimbo umaze gusohora ari zingahe? ubu ngubu maze gusohora indirimbo enye za audio. Hari yitwa bizavaho, niyo nahereyeho. Nza kuririmba n'indi yitwa ibasha gukora, iyo nayo nayihimbiye mu BFS ibice 320. Hari n'indi yitwa ndagarutse, iyo ngiyo nayihimbye nayo nkimara kugera muri gereza, noneho maze guca bugufi, Imana imaze kumpondagura, imaze kumvugutira, imaze kuncura, nibwo noneho nayamanitse nk'abantu Imana, noneho ndagarutse unyakire mu nzu yawe, noneho pe nabaye nk'umwana w'ikirara. Hari n'indi rero mperutse gukora vuba ejo bundi nta gihe imaze, yitwa yampfiriye Gorigota. Nukuvuga ngo narebye nsanga Yesu yaradupfiriye Gorigota, kandi twazize ibyaha, yazize ibyaha byacu. Nukuvuga ngo rero mba ndimo ndamushima, mvuga ngo ndakuramya ndaguhimbaza kubera ko witanze ukatubambirwa ukadupfira Gorigota. Nizo ndirimbo maze kugira. Dukomeza rero, ugiye kuturirimbira yo kuri iyo ndirimbo kugira ngo batagira ngo wenda koko ni ibintu biri mu magambo, banumve n'ijwi ryawe muri makeya. Bwira barira bareke kurira, bwira bashavuye be gushavura, bwira bari mbohe ko babohowe, bwira abantu iby'umwaka w'imbabazi, dore ijuru rikinguye amarembo rizanywe n'ibyawe, dore ijuru rikinguye amarembo rizanywe n'ibyawe. Ibyo ubona bikuremereye bizavaho, bizavaho, ibyo ubona bigukura umutima bizavaho, 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 bizavaho. Nako. Wow, imwe ndirimbo ko ari nziza cyane, kugira ngo igitekerezo cyo kuyandika aho cyaturutse icyo gitekerezo cyo kugira ngo wandike ino ndirimbo, ko numvisha ari indirimbo nziza. Iyi ndirimbo impamvu nayihimbye, nabonye hari ibintu byizirikira ku bantu, ukuntu umuntu ashobora kubana n'ubukene, ukuntu umuntu ashobora kubana n'umubabaro, ukuntu umuntu ashobora kubana n'agahinda, ndetse bikaba byamumaraho igihe kinini. Ariko Yesaya 61 niho yahanuye avuga ngo Uwiteka yansiza, ngo umuka w'Uwiteka ndiho, y'umwami Imana ndiho, ngo kuko yansiza amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, mbwira abantu ko babohotse, mbwira imbohe ko zibohotse, mbwira impumyi ko zihumutse, mbwira abantu iby'umwaka w'imbabazi. Urumva, mbwira abarushye bareke ko bagiye kuruhuka. Nukuvuga rero ibi ngibi nukuvuga ngo Kristo yaje gukuraho iyo mirimo cyangwa se ibyo bikorwa by'agahato ku muntu. Nukuvuga ngo iyo miruho abantu bafite, iyo mibabara abantu bikoreye, izo ngorane abantu bafite, mbwira abantu bahumurize ko ibyo bintu bizavaho. Niyo mpamvu rero nayihimbye, urumva ko n'ubuhanuzi, irimo ubuhanuzi indirimbo, niyo kubwira abantu nubwo ubona ibyo bikuremereye, nubwo ubona uri kurira, ariko ibyo ngibyo bizavaho, ayo marira azavaho. Nubwo ubona ubwo uri mu bukene, ubwo bukene buzavaho. Nubwo ubona uri mu bushomeri, ubwo bushomeri buzavaho. Rero nta kindi cyazanye Kristo kwari ukugira ngo aze amare iyo mirimo y'agahato ku bantu, iyo mirimo ya Satani, iyo mitwaro yabahekesheje, iyo miruho yabaruhishije ayibakureho. Rero ni guhumuriza abantu ko nubwo bari kurira ariko bazahora, nubwo babikoreye imitwaro ariko izavaho. Ngo ibyo byose bikuremereye bigukuye umutima bizavaho. Na icyo gitekerezo nagikuye. Hari nk'abantu bashaka kwibaza bati se ngo bizavaho ni izina bwite, ni izina ry'umurimo ukora, ni izina ry'ubuhanzi, kandi ukaba unafite channel yitwa Bizavaho TV.
noneho ndagira ngo udusobanurire kuri bizavaho, niba ari izina risanzwe wiswe n'ababyeyi riri ku ndangamuntu cyangwa n'izina ry'ibitangaza. Mu by'ukuri wenda tugenda twitwa amazina menshi bitewe n'ibihe cyangwa se bitewe n'aho twayitiwe. Bizavaho ntabwo ari izina niswe n'ababyeyi, ntabwo riri ku ndangamuntu, ariko ni izina niswe n'abantu bitewe n'amateka. Mfite indirimbo yitwa Bizavaho, nuko iyo ndirimbo rero kubera ko ariyo niyo nahereyeho mu gutangira umuziki cyangwa se mu gutangira ubuhanzi bwanjye. Ni impano nari mfite kuva mvutse, ariko noneho ntangiye kwishyira hanze ejo bundi. Iyo ndirimbo niyo naherewe yitwa Bizavaho, niyo natangiye nyiririmba ahantu hatandukanye, abantu rero twahura bakavuga bati bizavaho bizavaho, none ryaramfashe. Noneho hano ubu tuvugana hari ibibazo nabashije kwandika, ntabwo ari byinshi ariko by'amatsiko, biteye amatsiko. Hari aho uvuze uti wigeze gufungwa uri umupolisi, byagenze gute mu ncamake, kuko dushobora kuzafata umwanya noneho urambuye ari byo gusa tuvuga tutavuga ku buhanzi n'ibiki, byagenze gute? Mbere y'uko mvuga kano kantu gatoya k'ubuhamya bw'ukuntu nafunzwe, nagira ngo mbwire abantu ngo Imana irahamagara. Cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri nagira mbabwire ngo Imana irategura. Impamvu mvuze gutya, hari imihamagaro itatu. Hari umuhamagaro umuntu yihamagara, akihamagara akajya hari akigira igitangaza, akihamagara kugira ngo agakora ibintu bisa nkaho ari nk'iby'Imana, ari nabyo bintu byeze muri iyi minsi, ariko ashaka kugira ngo abifitemo inyungu. Hari n'abantu bahamagarwa n'abantu. Umuhamagaro wa kabiri, umuntu agahamagarwa n'abantu, akaza wenda nko mu rusengero, akaza nawe akitwa ngo ari gukorera Imana, ariko hari abantu bamuzanye cyangwa se hari ibintu byamuzanye. Uwo muntu akaba yarahamagawe n'abantu, ni so wanyu, ni so wanyu wenda uri kugenderaho, ni umukobwa mwiza wabonye hariya, ni iki, sibyo? Ari ibintu byakoze cyangwa ari umuntu wakuzanye. Hari n'umuhamagaro none uhamagarwa n'Imana, Imana ikakwihamagarira. Aba bantu akenshi bahamagawe n'Imana iranabigisha. Rero nahamagawe n'Imana, nafunzwe kubw'umuhamagaro, nabaye umupolisi kuva 2012 kugeza 2018. Nakoraga akazi ka polisi, ariko muri ako kazi nakoraga kuko nabanje gusenga, nabanje kubwira ko nkiri umunyeshuri naririmbaga muri korali, icyo gihe nasengaga muri Zone Temple, ariko naje kugwa, icyo bita kugwa. Ubundi hari ukugwa ukamera ukihisha mu itorero waraguye, ariko ukajya ukoreramo ibyaha, ukajya ukoramo amahana ari kurimo, ariko hari no kugwa noneho ukarambarara, nabyita ngo nukugwisha amazuru. None ugiye naraguye, nahise ndeka ibintu byo gusenga, ibintu by'Imana bishyira ku ruhande, nongera nisubirira mu byaha, nisubirira mu busambanyi, nisubirira mu nzoga, mu businzi, nisubirira mu bintu by'urugomo, mu kwiba, mu kwambura abantu. Mbese rimwe na rimwe hari byo nkoze nitwaza icyo narindi icyo gihe, ariko ibyo byose Imana ikabireba. Ariko nibyo mpamvu mbwira ngo hari umuteguro w'Imana iba yaraguteguyemo. Hari ukuntu abantu wenda bo bakureba bakabana bati yaba yanapfaga, uriya muntu nta nicyo yamara, uriya muntu bese bakaba bavuga ko nta nicyo ariko Imana yakureba ikakubonamo imbuto. Hari impano Imana iba yaradushyizemo. Njya nkunda kubwira abantu ngo wowe impamvu Imana ikikurinze, ntugire ngo ni wowe, niyo sura yawe mbi, nubwo bugomo ukora, n'ukuntu abantu bakwanga, ntago wagakwiye kububaho, ahubwo hari ikintu kirimo imbere, hari icyo Imana yagushyizemo, icyo rero ni kirinze, kugira ngo mu gihe gikwiriye kizajye ku mugaragaro. Rero narindi umupolisi, nubwo nari naratse gusenga, ndi umunyabyaha, ndi umugome, ariko nyamara hari umugambi Imana wari undiho. Muri icyo gihe rero Imana yaje kuntumaho abahanuzi, sinabemeraga. Nari narabaye umuntu witwa ngo ni umunuki, wa wundi utarajya kugaragaza iryinyo. Byaje kugira gutya, hari umwana w'umukobwa twari tuziranye na famiye ye, aza kumpamagara kuko yari ari hano i Kigali kandi baba ari mu ntara, aza kumbwira ati rero mfite umuntu twakundanye arangije antera inda,
none ari kunyihakana kandi yari umwana muto w'imyaka 15. So rero nko mu nshingano z'umupolisi ubundi bavuga ko umupolisi ari umugenzacyaha, umupolisi wari wese n'umugenzacyaha. Ubwo urumva jewe nahise numva ko habayeho icyaha. Sasa rero mfasha wa mwana kugira gute kugenza wa muntu wamuhohoteye wamusambanyije akanamutera inda za gufatwa arafungwa. Nyuma rero haje kubaho ikintu bita kagambane. Uzi ko umuntu akugambanira akakurega ibyaha agagushakira n'ibimenyetso neza kwisobanura bikakunanira neza ukemera ukavuga ati nta kundi nyine reka ngende mfe uko nyine bamfashe tu. Urumva umugambi bawujuje. Rero aba bantu baje gupanga umugambi wo kugira ngo nanjye nzafungwe baza kuwukora, wenda simbivuze mu magambo arambuye, biza kurangira mfunzwe mfashwe noneho nk'umuntu urimo ngo uraka ruswa ngo ndi kwaka ruswa wa muryango wa muntu wa muntu wamusambanyije ngo kugira ngo nzamufunguze kandi yarageze mu butabera. Noneho banshyiraho na kese yo wa mwana baragenda bamushyiraho iterabwoba bamwandikisha statement kuri ribu ngo avuge ko nanjye namusambanyije. Mbese nuko ngo ngenda mfite izo kese ngeze mu mategeko nanone kubera ko buri muntu ushaka kugufungisha yakora ibishoboka byose kuko hari na message twagiye tubona azivuga ati icyo twashakaga no kugira ngo nawe afungwe. Hari ibimenyetso byagiye bigaragara nyine nyuma finale ariko nubundi benda kurunkatira umwana hari iwabo wa mundi wamusambanyije. Harimo abantu bagendaga bamwandikira ama message basa nk'abo bamwishongoraho. Ababaza atari ku mugabo w'abandi mwamufungishiriza iki umupolisi w'abandi bavuga ngo nayo nagende kurya umunyururu nk'abandi mwese muzi ko muturusha ubwenge. Izo message n'ubundi azifite. Izo rero nizo twatanze mu rukiko rurabisuzuma. Urumva rurabisuzuma ariko ni finali nukuvuga ngo byari byararangiye abavoka baramburaniye ariko ahantu shimira Imana yacu dusenga ni Imana ivuga. Jewe Imana yavuganye nanjye bwite idakoresheje babahanuzi. Hari ibyo abahanuzi bagiye bambwira nkigira muri gereza nagiye marama amezi agera muri 5 arabya bene baba ngo ni 30 jours ariko birangira Imana ibihinduye ubusa. Imyaka bari bayigeze neza bari hafi kuyinkatira ariko Imana yavuga ati nduwiteka ndabyanze. Imana irambwira ngo ni njyewe wabikoze kugira ngo nkuzane hano muri gereza. Irambwira ngo nta gereza ufite nta gifungo ufite ahubwo no kugira ngo fata umutima wawe. Igihe kimwe Imana irambwira ati umutima wawe niwo nashakaga none ndawubonye. Tukira aho wenda kugira ngo akonga ko tuse n'abagasoreza ha gukatirwa imyaka 20 no kuvamo naho ngaho byarangiriye imyaka 20 ni 25. Byagenze gute wenda tugasoreza kuri ako tugahita tujya no kubindi wenda finali. Nuvuga ngo uko byaje kugenda barankatiraga ibyo ngibyo. Urumva nta kimenyetso jewe nari mfite uretse kwisobanura mu magambo. Izo message ukuntu zaje kuboneka nibyo nkubwira ngo Imana irapanga. Finali ubwo byo twari tujye kuburana mu mizi kugira ngo bayinkatire. Wa mwana w'umukobwa yaje kuza nuvuga ngo twe twaramubuze ariko yaje uwo munsi aza none hafite nizo message aza none yaranabyaye. Nukuvuga ngo none urubanza bihindura isura wa mugani ruhindura isura baratuburanisha mu ibanga. Nukuvuga ngo noneho urukiko rwese ruvuga ruti niba bimeze gutya nyirubwita akaba ari kwivugira. Binagaragara message zigaragara ko abantu koko bashaka kuba barakubeshyeye bahita bategeka ubushinjacyaha bati muzajye kubapima ADN mufate uyu nuwo nguwo mugene mu bapime uwo tuzasanga ari wese w'umwana ubo niwe nyiri cyaha. Baradupima basanga biri kumuhama ubwo bahita bangira umwere nditahira. Nukuvuga ngo rero nkimara nzavuga wenda mu buhamya burambuye nzavuga ukuntu Imana yavuganye nanjye ndi muri gereza mvuga n'ibyo yavuganye nanjye ngeze hanze bimwe mbicamo ibindi n'ubundi mbirimo uyu munsi. Hari n'ubundi buhamya ukuntu wakubiswe ibuye byagenze gute watunyuriramo wenda nko mu masegonda ukatubwira. Nibyo natangiye mbabwira ngo Imana irategura kandi Imana yiturinze ntabwo irinda twebwe ubwacu kuko turabanyabyaha tuba twaravuye n'ahantu habi tuba twaravuye mu mateka mabi
ariko iyo Imana yagushyizemo ikintu irakirinda. Bibiliya ivuga ngo irinda ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze. So hari ikintu rero Imana yagambiriye ku buzima bwanjye, niyo mpamvu ntapfuye. Ndabyibuka icyo gihe narimo nkubwira ko icyo gihe nkiri umupolisi nari umusinzi, nari umusambanyi. Ndabyibuka icyo gihe hari ahantu twari twagiye kunywa inzoga, twanywe icyo gihe nari nanyweye na kanyanga, nari nanyweye icupa rya kanyanga ryuzuye, icupa rya fanta ya kanyanga ariko yari idafunguye. Noneho nayinyweye nayirengeje no ku nzoga za byeri, ndagenda koko ndapfa. Ariko nubwo nabaga nabaye gutyo ntago nabaga nayoberwa inzira intahana. Ndabyibuka hari nko mu masaa 5 nari muva ku Gisozi kuri yeri kamanuka sa nkujya Kacyiru. Na kuba ngo nari ndi kuri telefone, nari mfite telefone nini cyane ihenze, mfite n'amafaranga wenda ntavuze umubare mu mufuka, n'ibyangombwa byose nibyo nari mfite. Nari ndi kuri telefone ndi kugenda ndi kuvugana n'umuntu, gihe nagiye kumva sinarinzi ibintu byo numvaga ngo catch batera umuntu catch sinari mbizi. Ariko nagiye kumva umuntu ankubise umunigo, mbona bamvanye mu muhanda gutya, nagenderaga ku mapave ku ruhande, bankururira ahantu gutya mu kantu kagahege n'ukuntu baraniga. Ngerageza kurwana mu buryo numvaga wenda nakwirwanaho, ariko kubera imbaraga z'ubusinzi nari mfite nkeya n'abantu babiri, burya nabi yabangwa babiri barutumwe. Ubumwe yafasha nkubita umunigo mu gihe nafataga nigobotora, undaza ntera ingumi mu maso, afata ikibuye nkubita mu mutwe, nikubita hasi ndahwera. Nabaye nk'uwapfuye kuko nayataye bitabapfu, abantu baje kuhankura bari basanze ninyariye, nagize gute ibintu byose babitwaye. Aho hantu rero ni Imana yandengeye. Hari abajya babikora bagapfa, hari abajya bica, ariko icyo gihe nanjye nasaga nk'uwapfuye. Ariko Imana yarandengeye, mbaho njya kwa muganga baramvura ndakira bamuzima. Imana yarakoze cyane kuko yagukuye ahantu hakomeye cyane. Ari wenda kuko tuzafata umwanya noneho urambuye tubivuge byose. Hari akandi kantu, impamvu nakubwiye kare ngo uri umuhanuzi utagira ubwoba, nuko uri umuhanuzi uvugisha ukuri kandi ukavuga uko ikintu kiri. Noneho ku bintu bijyanye n'ubujura, biriya biganza by'ubujura ujya ukunda kuvuga, wagira icyo bitubwiraho, ukabwira abakurikiye Safiro TV kugira ngo bajye basobanukirwa icyo umuntu ashatse kuvuga, batazajya bagitwara uko bagitekereza, ahubwo bakumva neza icyo umuntu ashatse kuvuga. Bijyanye n'abapotre, ibintu nk'ibyo ngibyo wanyuramo gakeya ukatubwira. Cyambere Bibiliya irabisobanura neza ikavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma, abantu bazaza biyitirira Kristo ariko bashaka kuyobya abantu. Ntabwo ari abandi bantu bazavuka ngo baturuka ahandi, bari mu bantu batwihishemo bitwa ngo nabakozi b'Imana, n'abapasteri, ni ba bishop, ni ba apotre, ni ba profete. Uzababona benshi bariho ku social media, barimo baragenda bazenguruka basa nk'abiyamamaza. Ntago bari kuvuga Imana, ntago bari kwamamaza ubutumwa, ahubwo bari kwiyamamaza. Rero abo bantu bagaragara biravuga ngo bazaza biyoroshe agahu k'intama, nyamara imbere ari amasegaryana. Ni ukuvuga ngo umuntu wese Imana yaramuremye imuremera nuko azabaho. Plan Bibiliya ivuga ngo turabana b'Imana. Iyo ubyaye umwana umuremera cyangwa se nuvuga ngo ukora plan y'uko umwana azabaho. Uyu mwana azabaho gutya, azarya, azambara, nagira mu myaka 7 aziga primaire, agire uramuteganyiriza. Rero muri plan y'Imana nayo iraduteganyiriza. Rero nukuvuga ngo umuntu wese afite inzira Imana yamugeneye ashobora guhuriramo n'umugisha. Ntago rero umugisha, ntago Imana iha umuntu umugisha, inzira y'umugisha wanjye ntabwo iri kuri wowe, kuko nibiri na kuri wowe ntago je mbizi, Imana niyo ibizi. Ariko hari abantu aza akakubwira uburyo ki imbese Imana iragukorera ibitangaza yakuye gute, kuko yagize gute, kuko yakurambitse ibiganza, ngo kuko yagusengeye. Uri kumva? Akakubwira ibitangaza, rimwe muzabona batangira kwirata ibintu batunze, agashaka kukwereka imodoka ziparitse hari, agashaka kukwereka urupangu rwe, agashaka kukwereka amafaranga afite. Urumva? Akakwereka ko iyo Mana yabimuhaye, none akakubwira ko nawe kugira ngo Imana ibiguhe ari ukuzamucaho, ariko ari kugira ngo nawe akwambure n'utwari wifitiye. Aba bantu rero impamvu ko ari abajura bayobya n'abantu, akubwira Imana
atari imana yo mu ijuru dusenga, cyangwa se yanakubwira imana cyangwa kubwira Yesu akamukubwira nabi. Rero ibyo ntabwo ari ukubwira abantu imana no kubajyana ku mana, ahubwo ni ukubakura ku mana. Kuko uyu munsi numbwira igitangaza nkaguha amafaranga yanjye, ibyo twita ngo ni amaturo, ngo ituro ngo niryo rituma bikoreka, ejo ntibikoreke nzatangira ngo mana warambeshye, utangire uve ku mana. Usanga n'imyizero umuntu yari afite no kwizera bimushizemo kubera iki? Ba bantu aba rero ni abajura, ni ababeshyi, ni ibisambo, tubyita ngo ni abajura bo mu mwuka, ibisambo byo mu mwuka. Baza bitwaje imana, bitwaje n'ijambo ry'Imana, bitwaje na Bibiliya, ariko bagamije kugira gute? Kwambura abantu. Rero niyo mpamvu nanjye mvuga nturi umuhanuzi utagira ubwoba. Ubwo urumva ko ubwo se ntibaza kukumerera nabi, ntibaza kubyumva noneho. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Rero ukuri, ubundi abantu bavugisha ukuri akenshi, iyo barimo baravuga ukuri ni ukuvuga ngo baba bari kubikira imbehe ba bandi bavuga ibinyoma. Wa muntu ugenda agapfunyikira abantu akavuga ibinyoma hariya, akababeshya, akabashushanya kugira ngo abone amafaranga cyangwa se kugira ngo abone indamu. Iyo uje kuvuga ukuri barababara, bakababara, bakabagutera amabuye, bakabakurwanya. Ariko nta muntu, ntago ikinyoma kijya kinesha ukuri. Ni ukuvuga ngo Satani ahagurukije abantu, afite umwuka uri kuyobya abantu kugira ngo bayobye abantu b'Imana, ariko Imana nayo ihagurukije abandi bantu kugira ngo bavuge ukuri. Kuko mu minsi y'imperuka Imana avuze ngo nzasuka umwuka wera ku bantu banjye. Abasore bazagira gute? Bazahanura. Nuko ngo hari abantu Imana iri yangaje, hari abantu Imana iri kwangaja, hari abantu Imana iri